Abantu benshi bakunze kumbaza ngo ese udukwavu twanjye ko turi gupfa cyane nyuma y'amezi 2-3 dutangiye kurya, ese izindi nkuru nazo ko zihitwa biterwa n'iki? Abakunze kubimbaza rero dore igisubizo ngiki. Ni iki ngiki ngiye kubereka muri iyi video, uyikurikire hanyuma ubashe kubonamo igisubizo cyagufasha cyane cyane muri ibi bihe by'imvura. Uyu munsi nicyo kintu nabateguriye rero, kurikira Iwacu Connect turebe video irangize, hanyuma uraza kubonamo igisubizo ku nkwavu zawe, ku buzima bw'inkwavu zawe muri ibi bihe bitoroshye by'imvura. Dore ibanga rero ryatuma inkwavu zawe zizamererwa neza muri iki gihe cy'imvura turimo, nubwo kitoroshye ngira ngo njya mbibabwira. Mu gihe cy'imvura biba bigoye bavandimwe ku kijyanye n'inkwavu. Urumva hari igihe bahira ibyatsi bitose, bakwahira ibyatsi bitose bikaba byagira gute, byatera za nkwavu zawe ikibazo cy'uburwayi cyangwa se cy'impiswi. Ubwo rero ibanga ni iri ngiri. Dore ibanga nkwibiye muri iki gihe cy'imvura, muri iki gihe kitoroshye, kugira ngo inkwavu zawe zitagira ikibazo namba. Ibanga ni irihe? Gira agatanda uzajya wanikaho ubwatsi bw'inkwavu. Iyi ni sample ndi kubereka kugira ngo murebereho, ariko ufite inkwavu nyinshi nyine namwe murabyumva kagomba kuba kagutse. Kugira ngo muri kukabona, turimo turagakora, ariko aka ni aka kabiri ndi gukora kuko hari akandi nari nsanzwe nanikaho ubwatsi bw'inkwavu. Rero nk'uko nabibabwiye, urukwavu ntabwo rukunda ibyatsi bitose cyangwa se birimo amazi. Urukwavu rwikundira ibyatsi byumutse cyangwa se byumye. Niyo mpamvu rero aka kantu ni ingenzi mu bworozi bwawe. Ugategure rwose nawe, cyangwa se uba ufite ahandi hantu hashoboka ushobora kuba wakwanikaho ubwatsi mu gihe bakivana kwahira, bukabanza bugahonga. Nicyo kizagufasha kugira ngo inkwavu zawe zigire ubuzima buzira umuze. Turinda indwara rero. Narababwiye yewe ngomba kubafasha muri uyu mwaka turimo kugira ngo muzagere ku ntego zanyu mwihaye zo korora kinyamwuga. Niyo wakorora nkeya ariko ukazorora neza kinyamwuga, icyo gihe uzabona inyungu kandi nziza ishimishije, ubona umusaruro ushimishije, atari ukugira gute, atari ukwinginga. Ubwo rero nshuti zanjye, aka kantu niko nashaka kugira ngo mbereke, murebe ukuntu tugiye kugakora, hanyuma nimurangiza namwe mugerageze mugakore kugira ngo inkwavu zanyu zitazagira ikibazo muri iki gihe cy'imvura. Igihe cy'imvura kiba kigoye, igihe cy'imvura gisaba kwitonda cyane no kwitwararika ku bwatsi bw'inkwavu. Hanyuma rero stay tuned, komeze murebe aka kantu, reka tugakoreho, hanyuma ndagenda mbabwira n'akandi kamaro kako, atari ukwanikaho ubwatsi bw'inkwavu gusa, n'ikindi kindi ushobora kuba wagakoresha. Kugira ngo murabibona, ni agatanda gakomeyemo, kandi urabona karatambutsa umuyaga, kagatambutsa n'amazi, ku buryo ibyatsi iyo bije byumye nako ari bibisi, umuyaga ubasha gutambukamo n'akazuba kakubitamo ibyatsi bigahonga mu gihe cyihuse, noneho ukabona kugaburira ubwatsi bwawe. Nzabereka uburyo tuzajya dutegurira ubwatsi bw'inkwavu hano kuri kano gatanda, kugira ngo buri wese abe afite amakuru meza ahagije. Iwacu Connect turi kumwe, mukomeze mukurikire video itabacika, hanyuma dufatanye kugera ku byiza muri uyu mwaka. Turi kumwe, stay tuned. Nk'uko nabibabwiraga rero, ka gatanda kacu twakarangije, ngira ngo murabona hariho ibyatsi. Ibi birafasha kugira ngo igihe babizanye bitose, ubanze ubyanike bibanze bite amazi.
hanyuma n'ibi ngibi baba bazanyeho iby'inuza kumwe barandura ugasanga birandukanye n'ibitaka, nabyo bibashe kuvaho kugira ngo bitazana umwanda mu kiraro cy'inkwavu cyangwa se ngo bizane indwara. ngira murabibona rero biba ari ibyatsi bitandukanye bivangavanze nk'uko nabibabwiye, urukwavu rurya ubwatsi bwose. Ikindi cy'aka kantu, icyiza cyako kigufasha gukora sorting, ukareba niba mu bwatsi bakuzaniye cyangwa bahiye nta cyatsi cyagirira nabi urukwavu. Ubwo ndavuga cyane cyane nk'inteja cyangwa se n'ibindi byatsi bishobora kuba byakwica urukwavu, ukaba wabikuramo hakiri kare, hanyuma byamara kuraba, byamara guhonga, ukabona kubigaburira za nkwavu zawe. Ubwo rero murumva yuko aka kantu ni ingenzi mu bworozi, ni ingenzi ko gafite muri ibi bihe by'izuba, muri ibi bihe by'imvura. Mu bihe by'imvura ntabwo biba byoroshye ku bworozi bw'inkwavu, niyo mpamvu mugomba kwigengesera mukamenya ngo inkwavu zacu turaziha ibyatsi bimeze gute. Ibyo mbabwira rero kugira ngo dufatanye tumenye uko bazajya tugaburira inkwavu zacu neza cyane. Murazibona yuko zose ziba ziri kurya nta kibazo. Murabibona aya ni amashashi. Izi ari inkwavu nziza cyane.